yatse ingufu zirenze izo yagenewe kuba yatanga, nicyo twita ibi bya overloading. Rero iyo hamaze kuba overloading hano muri electronic, ikintu kindi gihita gikurikiraho akenshi bigendana ni overheating, itangira gushyuha cyane mu buryo buteye ubwoba budasanzwe. Wahe kaze kuri Entertainment TV, niba rwamageze kuri channel kandi subscribe, like, share ndetse na comment kugira ngo tujye tubana mu masomo yacu ubutaha niba ari ubwa mbere ugeze hano. Kandi umuntu wese kandi subscribe hano mufitiye group ya WhatsApp yitwa Titan Professionals, ihuriramo abo bantu bose baba barakanze subscribe hano cyangwa se bari mu muryango mugari wa Titan, ubundi bagasharinga ubumenyi, kubera ko buri muntu afite experience itandukanye n'iyundi. Hari icyo ndusha, nanjye hari icyo nkurusha, hari icyo nuriya aturusha twese. Ubwo rero iyo group ni muri ubwo buryo ikora, ngira basangira ama ideas, aho ugize ikibazo ukabaza bakagusubiza, nabo aho bagize ibibazo bakabaza, nawe ubizi ko babasubiza nta kibazo. Rero link iri muri description, kanda ubundi ujoining group, tangire wigane n'abandi. Tuvuga ngo hano tugiye gusubiza umuntu urabajije ngo home stabilizer cyangwa se iriya stabilizer dukoresha mu rugo nta kuntu ushobora kuyiconnecta kuri circuit yose, nk'ariya dushyira circuit breaker cyangwa se fuse breaker babyita gutyo. Nta kuntu ushobora kugenda akaba ngo ushyira ngo circuit iriya iyi stabilizer kugira ngo noneho irinde inzu yose, ariko igisubizo nakubwira ko ari oya. Tugiye kureba muri detail hano twibukiranya. By definition, voltage stabilizer is a device that maintain constant output voltage level even when input voltage fluctuate. Mu Kinyarwanda ni ukuvuga ngo voltage stabilizer ni igikoresho kibasha nimba nabyita kubungabunga cyangwa se kibasha kuduha umuriro udahinduka, nubwo cyo umuriro kiri kwakira waba uri guhindagurika. Niko ubundi stabilizer iba igomba gukora muri ubwo buryo. Rero hano n'ikindi kintu ugomba kwitaho mbere yuko wenda ujya gukoresha stabilizer, ibi ngibi ni ibintu ugomba kugenderaho. No kureba input voltage yayo, yo kwita input yayo ndetse na output. Hano ngo nsubizamo n'umuntu wabajije ngo ni gute na stabilizer nziza, ni ibintu ugomba kureberaho, kuko hano niba ikwereka tolerance iba ishobora kugira mu gihe iri gukora. Hano ikintu cya mbere ugomba kureba ifite range nini kuri input. Urugero hano ndi kubona urugero baduhaye ari kuva kuri volt 160 kugera kuri 260 voltage. Ni ukuvuga ngo iyi stabilizer tubona hano ishobora gukora igihe voltage ziri kugenda gutya zaba zazamutse, uko iki gihe izo zazamutse cyane kubera ko zazarenze standard twe dukenera yo dukoresha 220. Rero ibaze iyi izakora igihe voltage zishobora kuba zazamutse zikagera hano muri 260 kandi igakomeza ikanakora mu gihe zamanutse zikajya munsi zo dusanzwe zikoresha ikaba yagera ku 160. Urumva iyi ngiyi iba ari nziza cyane, urumva ifite tolerance nini cyane. Mu gihe ari niri ushobora kuzabona ugabona iyo ifite wenda nk'ijana voltage kugeza kwenda kuri wenda 230. Ibi ngibi byo n'uruca abana, ngira ngo urabona izindi zana zitandukanye. Iyi ngiyi urabona ushobora kuba yakora no mu gihe voltage zamanutse cyane. Mu gihe ngiyo urabona ku 180 ishobora gutangira kuba yafiringa iramutse igiye munsi 180, kandi nabwo umuriro wazamuka cyane warenga 130 ikabasha kuba nayo yakangirika mu buryo bworoshye. Mu gihe ngiyo urabona yo ishobora kuba yabyihanganira kugeza igihe byibuze umuriro uzamutse kugera kuri 160, kandi navyo ntabwo bigiye gukunda kubaho cyane. Ngira ngo izi input voltage ni ibintu tugomba kurebaho cyane mu gihe tugiye gukoresha stabilizer yacu kugira ngo twizere protection yabo. Ko urumva iyi ngiyi iri hano protection izatanga itandukanye niyo iyi ngiyi iri hano izatanga. Iyi ngiyi tugereranyije niyo yaba ari nziza cyane kurenza iriya. Naho twagira nizi twita output voltage cyangwa se ni umuriro izaduha mu gihe iri kuduprotectingira ibikoresho. Hano dufite hagati ya 220 cyangwa se 230. Ngira ngo urabona yuko iyo iduha standard, ni ukuvuga ngo yo niba umuriro wamanutse ukaba ugeze hafi n'160 ariko still iduha 220 cyangwa 230 bitewe n'iyo stabilizer uko ibimeze. Gusa ariko biba byanditseho byose ubibona iyo ugiye kwigura biba biriho. Ni ukuvuga ngo aka kantu ugomba kukarebaho, ese stabilizer yacu ifite tolerance ingana gute kuri input voltage, kuko hari ziba ziri high sensitive ku buryo rwose voltage zishobora guhinduka zajya no kuri 200. Nk'urugero zamanuka zikagera kuri volt 200,
ukabona rwose nayo ubwayo bitangiye kwanga, ukabona imikorere itangiye kuba yahindagurika. Rero ngira ngo noneho hariya ikintu ugomba kugenderaho kindi, impamvu biriya nakubwiye ko bidashoboka, ibintu byo gufata stabilizer ugashyira kuri circuit inzu yose, impamvu bidashoboka icya mbere cyo ni ama appliance tugira cyangwa se ibikoresho dukoresha mu rugo. Ibikoresho dukoresha mu rugo byose ntabwo ariko bikenera protection y'iriya stabilizer yawe, ntabwo ariko bikenera. Urugero hari igihe tuzafata umwanya kwiga ku marodi gusa ariko nk'izo twita resistive load cyangwa se biriya bintu bishyuha, amapasi, amaketo, biriya ntabwo bikeneye protection rwose. Biriya byo igihe cyose kiba gikora neza, ahubwo uramutse iyo protection, ahubwo ndakeka ahubwo waba uri kukibangamira mu mikorere yacyo. Urumva ntabwo ari byose bikenera protection gusa, ariko hari n'ibindi bikeneye nk'amasharijeri ya telefone, ama AC cyangwa se izi air conditioners, amafirigo, amatara, ibyo byose bigiye wenda bikeneye gusa, ariko ntabwo ari ibikoresho byose dukoresha mu rugo ngo bikenera voltage stabilizer. Bivuze ngo uramutse ubikoze kuriya ugashyiraho iriya voltage stabilizer yawe, icya mbere cyo waba ukoze, waba ukoresheje voltage stabilizer itari ya nyayo, kubera ko izi ngizi dukunda kubona ku isoko hafi ya zose nta n'umwe ufite ubushobozi bwo kuba yaraninga protection y'inzu yose. Ikintu cyata kibaho ni kimwe, ni uko ikintu cya mbere gishobora guhita kibaho ni uko stabilizer yawe yatangira guhura n'ibyo twita overloading, igahura n'icyo twita overheating. Ibi overloading cya mbere cyo ikintu bisobanuye uba yatse ingufu zirenze izo yagenewe kuba yatanga, nicyo twita ibi bya overloading. Rero iyo hamaze kuba overloading hano muri electronic, ikintu kindi gihita gikurikiraho akenshi bigendana ni overheating, itangira gushyuha cyane mu buryo buteye ubwoba budasanzwe. Kandi ngiyo urumva ikindi kintu kibikurikiraho, iyo bikomeje gutya igikurikiraho ni ugushya. Habanza overloading, hakurikiraho overheating, ubundi igihita gikurikiraho ibyo twita power cut out scenarios. Navuga ngo nyine itangira gufailinga mu buryo bumwe cyangwa ubundi, cyangwa ikaba yanapfa burundu bitewe nuko uri kuyaka ibintu iyo idashobora gutanga. Urugero, nushaka kubipima, uzafate voltage stabilizer yawe uyicomekeho nka keto, ubundi urebe ukuntu itangira gukora. Byonyine ni ibintu uzahita wibonera n'amaso, kandi ari igikoresho kimwe ucometseho kiri resistive load. Navuga ngo biriya ni ibintu nyine nawe ubwawe uhita ubona n'amaso, kuko uramutse ukeneye wenda voltage stabilizer yabikora gutyo, icya mbere cyo yabihenze rwose, sinkubeshye, ushobora gusanga ishobora no kujya hejuru ya miliyoni cyangwa se ibihumbi za magana inani bityo kuzamura. Kandi mu by'ukuri twabonye ko ibikoresho byose tugera mu rugo ntabwo ariko bikenera iriya protection ya stabilizer. Rero urumva nabyo ni ibintu byo kwitaho, niyo mpamvu tuba dukeneye kubanza kubimenyaho. Imana bari kutubwira ko stabilizer ntabwo iyo tuvuze efficiency, hano tugiramo terme twita efficiency mu bintu by'amashanyarazi cyane. Efficiency hano sinzi niba nabyita nk'umwimerere, ariko ntabwo voltage stabilizer ntabwo ziba zifite nyine, ntabwo zifite umuriro w'umwimerere cyane nyine tu ndabyita ngo kira, ntabwo ziba zitanga nyine protection yuzuye nyine 100%. Urumva nibyo ngibyo nabyo kumbana byo kubirebaho, kubera ko nayo kuriya iri gukora igashyuha, kubera ko kugenda icomeka ibikoresho byinshi nayo igenda itangiye gushyuha cyane. Noneho muri electronics cyangwa se muri electricity, iyo tutangiye kubona ubushyuhe kandi ahantu turi gukoresha amashanyarazi, akenshi iyo nitwe dutangira kubibaramo nk'ibyo kwita ama power loss, cyangwa se ni ubwoko bw'umuriro tuba turi guhomba, cyangwa se n'umuriro uba uri kugenda nyine for nothing. Rero urumva nabyo mu kubirebaho, nimba ugiye gukoresha stabilizer, koresha stabilizer yawe ku gikoresho ubona kikeneye. Urugero nimba ari televiziyo, nimba ari iyo radio,
nimba wenda ari iyo firigo, nimba ibintu nk'ibyo ngibyo nyine tu, ku buryo nyine ubona ko iki gikoresho cyari gikeneye stabilizer yacu kugira ngo kibashe kuba cyakora. Kandi ikindi kintu cyo kwitaho, ntabwo ari igihe cyose uri bukeneye stabilizer yacu, ahubwo ushobora no kureba mu gace utuyemo, ese twebwe tujya tugira umuriro uhindagurika, cyangwa se uriya muriro nyine ubona ukunda gutwika ibikoresho. Ibyo nibyo ugomba kubirebaho. Nimba mutawugira, hari igihe usanga atari ngombwa, kubera ko byonyine ubwabyo n'ibi bikoresho turi gushaka kurinda nacyo ubwabyo akenshi byifitemo protection byubakanye. Rero niyo mpamvu, urugero nk'ubu nka televiziyo, izi televiziyo zisanzwe, buriya televiziyo power supply yayo kuri input umuriro winjirira haba hariho ama protection component, cyangwa se ni protection circuit nayo irinda ibintu bimwe bijya gusa na biriya. Gusa ariko yo ntago iyo ibikora muri uwa stabilizer, gusa ariko nayo ibasha kuba yatanga protection runaka, nk'igihe wenda habaye ibyo twita amasag, cyangwa se kuriya nyine umuriro uhindaguritse mu gihe gito cyane, ama frequency akaba yahindagurika cy'akanya gato. Device zacu zifitemo ubwirinzi bw'ibyo bintu. Noneho ikindi kintu ugomba kwitaho ni uko ibikoresho byose ntabwo bikenera stabilizer z'ubwoko bumwe. Urugero, tugeze kuri firigo, ushobora gusanga firigo dushobora gukoreshaho stabilizer isanzwe, kujya kuri TV dushobora gushyiraho TV sag protector yonyine ikaba yakora nta kibazo. Ariko iyi protector ya TV yo akenshi ukunda gusanga izo ku isoko ubu ngubu ziba zifite n'icyo twita voltage cut off, ni voltage igeraho ikaba yazima bitewe n'iyo level bigezeho. Nkuko nabwiye ziriya nembetse mu kanya, nazo hari iyo habayo under voltage cyane, nyine umuriro ukagabanyuka mu buryo nyine bukomeye, igeraho nayo igahita izima bitewe. Iyo tolerance yayo byageze kuri minimum level itangira kuba yazima. Rero izi TV sag protector nazo niko ziba zikora, akenshi ifite level y'umuriro ushobora kugeraho ugabanyuka ikaba yabasha kuba yazima. Rero izindi ngingo ushobora kureba ni biriya, wenda byuko umuriro wanyu se uri stable, cyangwa se umuriro wanyu urahindagurika. Ibyo bintu ugomba kubiraho kugira ngo umenye niba ushobora kuba wakoresha stabilizer yawe, cyangwa se bakakubaza ngo none se ufite ibikoresho biri sensitive cyangwa se bishobora kwangirika mu buryo bworoshye, ayo mateleviziyo, ayo amafirigo, ayo bari ama AC, bakakubaza niba ufite. Ubwo niba utabifite nta mpamvu yo gukenera protection. Kandi nabwiye ko niba wifite nk'ari amapasi, amaketo, bira ntabwo ukenera protection, iyo byo biba bikora nyine biri aho ngaho nyine tu. Ikindi kintu ndakeka gisobanutse iki kibazo, stabilizer ntabwo ikeneye mu nzu hose, ikeneye ku gikoresho runaka nyine cyo ubwacyo kiyikenereye ubwacyo. Nimba televiziyo ikagira stabilizer, radio ikagira stabilizer, ariko ntabwo wajya ugura stabilizer buri gikoresho, ahubwo ibikoresho bitandukanye. Urugero, firigo ntabwo ari byiza kubifata firigo ngo uyicomeke kuri stabilizer imwe na zino amateleviziyo, ntabwo ari byiza. Urumva buri cyose kiba gifite stabilizer yacyo kugira ngo kibe cyakora neza mu buryo bugiye navuga bwiza cyane. Rero urabaje ikindi kibazo, ndakeka usobanukiwe. Niba ugejeje aha ngaha video uri umuntu w'ingenzi cyane, tuguhorane kuri Titan TV. Niba utarakanda subscribe, nicyo gihe gikande kugira ngo tujye tubana n'amasomo yacu ubutaha, kandi uzajye ubona notification uri uwa mbere, kandi ujye wibuka no gufungura akazogera. Ubundi duhure ubutaha. Ciao.